ikindi kintu gikomeye cyahagurukije abaturage b'i Nyaruguru kikamenyekana cyane. Abaturage b'i Nyaruguru barebaga ingorane u Rwanda rubamo, intambara zabo kwijwi mu Bunyabungo, intambara z'Abanyagisaka, intambara z'Abanyabugesera, intambara z'Abarundi. Bo bemera kuba baturi ku nkiko bakajya bagabana bino twita amarondo, bakajya bagabana igihe cyo kujya kurinda u Rwanda. Murankurikiye? Bakajya bagabana igihe cyo kuba baba ngo baturi ku nkiko, ntabwo bazaba abasirikare babitojwe gusa, n'utarabitojwe niyitoze. U Rwanda ruri mu ngorane, duhana ibihe byo kujya kurinda u Rwanda, tujye ku mupaka w'u Rwanda dukumira umwanzi. Umwata ariko bazatumara, azatumara. Abantu banga u Rwanda bafite imbaraga, bafite amaboko, bafite n'ubugome, bazatumara. Baza guhagurukana umuhigo uvuga ngo iki rero, baravuga ngo dukurikije iki gihugu cyacu ukuntu cyavunnye abakurambere, twebwe abantu b'i Nyaruguru tugiye kucyitangira. Niyo uwo mwanzi yatwica, niyo uwo mwanzi yatugirira nabi. Abantu b'i Nyaruguru ni ibitangaza burema. Ahangaha nimuyite Kibeho hano, ntabwo ari Kibeho, ni Kibeho. Ntabwo mwari mubizi? Aha ntabwo ari Kibeho, ni Kibeho. Abantu ba hano iwanyu bahize umuhigo ngo tugiye kurwanira u Rwanda niyo twapfa tugashira, ariko igihugu kibeho. Mubaha amashyi ariko. Reka ngasubiremo. Iki gihugu cyavunnye abakurambere bacu, iki gihugu gifite imihigo y'igihe kirekire, iki gihugu cyitwa u Rwanda bisobanura igihugu gikura, igihugu kigenda, igihugu cy'igihangange. Mu ntekerezo z'abakurambere bacu bavuze ko aho kugira ngo kigirwe ingaruzwa muheto, twambaye n'amaraso tuzitanga tukagipfira. Twebwe abantu b'i Nyaruguru niyo twapfa tugashira, ariko iki gihugu kibeho. Ako kantu rero mujye nanjye hari igihe mbyitiranya, batese ugiye ngiye Kibeho, ariko ubundi ngiye Kibeho, dutuye Kibeho, amabonekerwa yaje Kibeho. N'abavuga Kibeho, ikibeho muzabihorere, ariko nahoze ngambana na meya, turi kugambana ngo buriya bukerarugendo tugiye guteza imbere kugira ngo hano hatere imbere, tuzandike neza amabonekerwa nk'abemera Imana uko byagenze, ariko tunandike agapaje kamwe k'abakurambere bacu baremye izina rya hano, kuko amabonekerwa yahaje abakurambere bararangije umurimo wabo wo kuharemera izina. Hari Nyaruguru y'abarinda n'abarindangwe, ariko iki gihugu kugira ngo kibeho, iri zina riboneke, hamenetse amaraso, habonetse ibitambo, kandi nyine iki gihugu kigomba kubaho. Buriya Koroneri ndabizi neza mu kintu cyatumye urugamba rw'inkotanyi barutsinda, mu kintu cyatumye urugamba rwemera, umugaba mukuru w'ingabo wa mbere Lt Fred Rwigema, intwari yacu, yambutse ari generali, we n'abagenzi b'amaranka bajugunya mu mazi, abwira abahungu n'abakobwa ngo niyo twebwe twapfa, ariko abazaza inyuma bazakomeza uru rugamba, kiriya gihugu kiri gupfapfana, abazungu n'abasigariyeho abakoroni n'abanyapolitike babi bari kwica, kigomba kubaho. Urumva mu ruhererekane rwacu, tubizi tutabizi, twisanga mu ntekerezo z'intwari z'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo abantu b'i Nyaruguru baravuze ngo iki gihugu kibeho, n'inkotanyi ziravuga ngo iki gihugu kibeho, none na ba mudugudu baraje baravuze ngo iki gihugu kibeho. Naho duhagaze. Njyewe ndaza kubabwira ibintu ushaka kubwira umukuru w'u Rwanda, nimumbwira ngo byihorere, ndahita mbyihorera. Actually reka bari byo mvuga kuko nibyo nari gusorezaho. Genda ndashaka kujya kubwira umukuru w'u Rwanda, Mutesi uramukurahe, antumira mu nama. Hari umuntu ubizi? Inama, mujya mwumva inama y'akabwenge? Inama
inama ya kabineti yabaye umukuru w'u Rwanda yidutumiramo, nanjye rero nkayijyamo, kandi yadutumiye aduha ijambo rero nzareba ukuntu nkanegekamo ngiye kukababwira ukuntu nzakinjizamo. Nzamubwira rero nyiricyubahiro umukuru w'u Rwanda, abantu b'i Nyaruguru turi muri sare y'i Nyaruguru, twebwe n'umutware wacu meya n'uhagarariye ingabo na polisi, twarebye umuruho mwarushye kugira ngo iki gihugu kibeho. Tureba umuruho abantu b'i Nyaruguru barushye kugira ngo iki gihugu kibeho. Dushakisha ikintu twakitura inkotanyi, dushakisha ikintu twakitura Kagame Paul perezida wacu, turagishakisha mu bintu dutunze turakibura. Ariko dusanga tugiye kwiha imyaka 3 tugakorana ubwitange budasanzwe kugira ngo imidugudu yacu ikore neza bishingiye ku mihigo bari butubwire, imidugudu yacu ivemo amakimbirane, imidugudu yacu ivemo inda ziterwa abana, imidugudu yacu abana bajye kwiga, ibintu byose bibangamiye iterambere ry'u Rwanda. Twebwe nk'abayobozi b'imidugudu tubikore mu bwitange, ariko twitura inkotanyi na Kagame. Nzabivuge cyangwa nzabyihorera? Mwene mwitende rero, ubwo ndagiye kubivuga, kandi uko mbyubatse ntacyo nzahindura. Tugiye kubikora kubera kwitura inkotanyi n'umukuru w'u Rwanda, ariko nanone ubwo bwitange bwacu buzatuma igihugu kibaho, bizatuma abana b'u Rwanda bahazaza babaho. Njye nganira n'abantu babyeyi bakuru bagiye ku rugamba, ngira benshi tuganira bakankundira, bakambwira bati twebwe ikintu kitunezeza, nubwo twapfushije ingabo, nubwo ababyeyi bacu baguye ku rugamba, nubwo abavandimwe bacu baguye ku rugamba, nuko icyatumye turwana tugenda tukigeraho. Imibereho myiza y'abanyarwanda, abanyarwanda badatotezwa, abanyarwanda batavangurwa, uko tugenda tubona abana b'abanyarwanda basa neza, batera imbere, bakora ibintu bitangaje. Umwana akavuka Nyaruguru akaba umudogiteri Burayi, umwana akavuka Nyaruguru akaba umujyanama wa perezida mu Rugwiro, umwana akavuka Nyaruguru agahabwa ministeri, umwana akavuka Nyaruguru akaba guverineri mu Burengerazuba. Uko tugenda tubona biriya bintu biba muri iki gihugu, twebwe nk'inkotanyi dukuze dushaje, bidutera ishema, tukavuga ngo twarwaniye ukuri. Ibyo rero kugira ngo tubigereho, uwo muhigo duhize, kandi buriya umuhigo w'umukuru iyo muwuhize umugeraho intumwa mwatumye itaragerayo, dupfa kubyatura tukabyemeza, birantangayo.